Nzovu ndamukunda nkunda ibintu akora. Ejo ni narebye akavideo kiwe ari gusesera ahantu gutya ashaka kujya kwirebera match. Byaranshimishije cyane. Ndavuga nyine iyo yiziritse ku kintu aragikora niyo yavuze ngo ndashaka kubona umusista mbomoza biraba. Ntago mbese niba bashaka ajya babomora bamwemereye. Ni nta muntu utarabikoze pe. Turi abana bagufita agasheri kawe kakana nawe muri abana mukafunga inguni mukagenda mu gahuru cyangwa bebe bafunga inguni cyangwa kugashyamba ukuntu nyine uri kumwe nako gasheri koya. Hanyuma nyine nakunda kwivumbura arumva. Hanyuma tujya kwahira ubwatsi ahantu mu bigori. Ahantu mu bigori tugagiye kwahira arumva. Story yo kwahira. Araza yifunga disubira yanguraga na biscuit sha yanguranaga biscuit zari hamo abantu mware biscuit zari hamo mana. Ariko se buraka biscuit ntago kavuyemo hari ukuntu umuntu agwaka biscuit hasanga we navuyemo bebe. Oya sha nta kintu kimwe ufite umukundi. Ngenda mukunda gutyo gusa. Wanjye ndibaza Sorry? Ndibaza ikintu ushingiraho ukunda Jihad kuko no mufana wawe uri kukumva rwose cha yagutera amabuye pe turasi umuntu wo kuvuga. Jihad ikintu mukundira side nyashika boy. Nta cyahindutse ndacyari Medu umunsi yashatse umugore nanzi kazadushaka twese. Numvaga nyina atashaka umugore. Nawe uri mu bantu bababaye. Yigo we sinzi uko byagenze. Nanjye numvishe mbabaye ndavuga se bundi ntiyari kuzashaka wagira ngo ari kuzadushaka twese gusa. Ugiye kubasuza cyane mwese mukomeje gukurikirana Java TV Rwanda. Umunsi kundi nkubwango ni mutarakana subscribe uri murahomba ibiganiro byiza tugenda tubagezaho. Hano imbere yacu turi kumwe n'umusista mwiza cyane. Wasuza abakunzi bacu. Hi guys, nizere ko umeze neza nkuko mubibona ni Kim wanyu Side Nyash. Nizere ko mumeze neza nanjye meze neza nishime kubana nawe. Makuru y'iminsi. Makuru ni meza akazuba kavura ewana. Ibintu ni munange. Urasa neza kabisa. Thank you. Nindo kwameka ngo tumwamamarize. Ariko wantayemo ibiceri wantayemo ibiceri nka kwamamariza. Ndakuretse ndamuretse nagayinshi. Ntago wigeze uporopoza nko kwitebera nk'irushanwa rya Miss Rwanda cyane nge wa mbere ubikubwiye. Come on. Uzuna nahagera buri yara. Ariko cyambere no kwigirira ikizere. Ndabona wujuje ibyangombwa. Nk'ibiki? Hariko umuntu adatenka gatebo. Come on. Byo ni se wanya. Datenka nkora mu baby wa Juno Baby wa Juno ninde? Harya ora mu sister. Sinamuna kumuvuga. Ntago muzi. Muvuga mu gitondo. Mu sister wagiye tureninga cyane. Ntago muzi. Ibyo byimenyere. Makuruzi. Makuru ni fresh. Rero impamvu twagutumiye urumwe mu ba TikTok bazwi cyane ngo Side Nyash. Side Nyash. Mufana wa Jihad. Muponyonyo. Muponyonyo mpadja. Urano umuntu abantu bose baba batera amabuye bitewe n'ibikorwa akora bashingiye kuki umufana cyangwa nawe urumwe mu bantu bahana turiya tu video kuntu. Jihad ndamukunda nicyo kintu cya mbere. Nyine hari ukuntu ukunda umuntu nta kintu kimwe ufite umukundi. Ngenda mukunda gutyo gusa. Wanjye ndibaza Sorry? Ndibaza ikintu ushingiraho ukunda Jihad kuko no mufana wawe uri kukumva rwose cha yagutera amabuye pe turasi umuntu wo kuvuga. Jihad ikintu mukundira nuko ampa makuru ntari numva handi hantu. Nicyo cyambere mukundira akohereza tu video kugiye. No. Oya nta tu video amande umufana wiwe ndumufana we ndamukurikira cyane nkunda ibikorwa akora nkunda ibintu akora. Hanyuma abantu bamutuka bamutera amabuye nibyo akeneye rega. Arabikeneye uko abari ni views akeneye kugurisha kara nakazi. Ndero kumutuka nibyo akeneye ahubwo mugende mu mutuke munasharinge. Mukomereza. Mugomye mu mutuke muri comment ndamukunda. Bibaye ngombwa ko Jihad akubwira ati ndashaka ko tubana nk'urukundo mukunda. Wabyakirute wabyemera cyangwa se umukunda rumwe rwo kumwikiza. Mukunda nk'umufana gusa ariko ibyo byo kuvuga ngo kubana byo oya
oya apana ibyo ngibyo mukunda nk'umufana gusa ya nagiye nkurikirana ibiganiro byawe nagiye mbona kuri za social media rumwe mu bantu bagiye bagaruka mu bintu byo gufunga inguni sinzi nimba wenda abantu nyine bagiye banatanga amakomenti nimba barazifunze cyane ndagira ngo dusangize ku iyo story nabonye abantu barakomeje kwiteraho amakomanteri cyane. Gufunga inguni nyine nabivuze mu kiganiro nakoze nabivugaga ku bintu twajyaga dukora muri primaire. Wowe wayihereye primaire uyigeze na secondaire inguni ni ibintu bisanzwe n'umwana wese yarabikoze ntekereza ko nta muntu utarabikoze. Hanjye sinabikoze. Okay wihangane ni nta muntu utarabikoze pe turi abana wagufite agasheri kawe kakana nawe muri abana mukafunga inguni mukagenda mu gahuru cyangwa bebe bafunga inguni cyangwa kugashyamba ukuntu nyine uri kumwe nako gasheri kawe nyine akaba ari kukubwira gutera udutoma kubwira kuri keja nibyo ngibyo nta nagira umbwire nk'inguni yo muri secondaire urumva yo muri primaire yo ntago twayigaruka wabitangiye kera ufite experience cyane ndagira umbwire nk'inguni yo muri secondaire andi matera za kubiturutara umutipe ari kugutera injuga ati nzakwicaza ku ijuru. Reka nkaya gasore gatoya ku nguni nigeze gufunga nari mfite umuhungu twakundanaga twari tukiri batoya hanyuma nyine nakunda kwivumbura arumva hanyuma tujya kwahira ubwatsi ahantu mu bigori twagiye kwahira arumva story yo kwahira araza yifunga yanguriraga na biscuit yanguriraga biscuit zari hamo abantu mware biscuit zari hamo mana ariko se buraka biscuit ntago kavuyemo hari ukuntu umuntu agwaka biscuit hasanga we navuyemo bebe. Oya ntabwo byigeze biba twari tukira abana ibyo ntabyo twari tuzi uretse kumenya ngo akugurira akabiswi na super deep abantu mware super deep ndagira ngire rero iyo nguni mwafunganiye yo mu bigori site nyaje iyo nguni nyine twarifunze angurira biswi arayimpa ndayaga ndivumbura nirakajwe ikintu cyandakaje uwo munsi ariko nyine ntago nabyibagirwa ntago nakibagirwa iyo biswi yo mu bigori twagiye kwahira. Ariko urumva aragukomye umuntu wo mu ntara wiyamirira akazana biswi noneho mu bigori yo kwahira abandi bazana amapera igosha ni ukuri ahubwo ndamuramukije cyane vuba ndaza ngusure. Uheruka kurira ryara kenshi no kuri no Java TV Rwanda dukunze guhostinga aba sister baba bafite stories zibabaje ugasanga yahuye n'ikibazo asura nk'umutipe muri ghetto bikangombwa kamusambanya maybe nyine akaza guta nyine amahirwe yarayo kwiga cyangwa se n'ibindi bikangombwa ko inzozi ze zipfa. Uheruka kurira ryari story ufite nyine ibabaje nk'iyihe wayidusangiza? Story babaje ni ibintu bisanzwe nk'ibiba ku bandi bana bari bose ariko ikintu nyine cyambabaje ni ukuba ntarabashaga guhamagara papa ngo papa kwa kundi wahamagara nk'umubyeyi wawe ngo papa ibyo ntago niyizi ibyo bintu biba ntago niyizi kuva ndi umwana kugeza ngana gutya ntago byigeze biba nyine ngo numve nahamagara papa ngo papa arahari twaranabaye imyaka yose ariko nyine nk'umubyeyi n'umwana hari bitaragenze neza hagati yanjye nawe so rero ni ibyo bikomere nakuranye ntekereza ko aricyo kintu cyaba cyarambayeho kikambabaza cyane. Uheruka kurira ryari? Ngendira hafi ya buri munsi iyo ndi gusenga ndarira iyo nitekerejeho ndarira none ikintu kindiza nkarira ngahwera kurenza ibindi bintu byose ni umunsi umusore ntacyo mfataho wa muhungu ntacyo mfataho ahubwo iyo ntekereje ko hari umunsi nzabaho mvuga ngo mama ntituri kumwe nyine ngo mama ntawe uhari arahari pe ariko ndarira nyine nk'umuntu utamufite nkarira Imana ikomeze imurinde Imana ikomeze imuhe ubuzima. Anyway nkunze gusura aba social media batandukanye by'umwihariko muri sinema abantu badukurikirana barabibona iyo nsuye nk'umuntu afite nk'ibikorwa yakoze abantu bakumenyere kuri
Side Nyashi cyangwa se n'andi mazina, ndagira ngo kameramani atuzumingire ubereke nk'agasene gato hari igihe bashoboye kugira ngo ni scam cyangwa se soya natumiye nk'imanga yawe, yanagira ngo utwereke iyo Nyashi ububwira abantu kuri social media niwe batanagira ngo ni scam. Nyashi rero mvuga ntago ari uko nzifite, ahubwo nuko abantu bakunda kuvuga Kim nta Nyashi ufite. Ndagira ngo utwereke ku gasene nk'umuntu udukurikirana ni abafana banjye bashobora kugira ngo wenda wagiye uzana umuntu si wa wundi twari tuzi kuri social media. Urajya mbere kandi kaboy wabo. So guys, ni Kim wanyu Side Nyashi kaboy. Nta cyahindutse ndacyari nyamara zireho pe. Oya nabyatari sha nawe ngoye. Ufite sheri. Oya ubu nawe yaragiye. Yajyanywe n'iki se ko mbona uri mwiza? N'abakobwa beza bararuha. Reka abandi ubusanga bitukuzanya inzobe ntiziro. Mana na cyitukuza se buriya oya. N'abakobwa beza bararuha, waba uri mwiza uraruha, waba uri mu uraruha. Nta hantu bitaba. Aheruka kwinjira nko mu rusengero ryari? Mu busanzwe ndasenga ngiye buri munsi mu gitondo n'imugoroba ndavuga nko kwinjira mu muryango w'urusengero. Shamerukayo kera pe, merukayo kera kabisa. Oya sha none se gusenga ni mu rusengero gusa. Oya ndavuga kwinjira ariko buriya hariya niyo mpamvu rwise urusengero amateraniro nicyo bazubakiye. Usanga kenshi abantu b'urubyiruko nkamwe mwirinda urusengero meze nk'abirinda umuganda. Sorry oya ntago ari ukubyirinda. Ndahakunda pe, niho hantu ndahakunda mu rusengero, ariko kube hajemo ibintu byo gufunga n'ibiki byose ntago namerukayo. Iyo uvuze gufunga dufite insengero zifunguye wenda kwidefana. Mana yanjye mumbabarire n'Imana imbabarire kuba ntaheruka mu nzu yayo, ariko Imana iranyumva, ndasenga aho n'abandi hose. Ndasenga kandi kanyumva. So ni irihe banga ukoresha kugera ku myaka yawe umera aka kanya utaratwita? Atari uko wenda abahungu mutabonana. Shatse kuvuga iki? Shatse ko tubonana. Oya murabona ubu ntituri kumwe. Inda umuntu ayitwara kwera ko byagenze gute? Habaye iki? Nawe uri umuntu mukuru, habaho communication by'umwihariko umuntu ugendana n'abatipe nkaho horana abasheri ku munsi bagenda basimburana, guhera umwe wo mu bigori primaire gufunga inguni Kigali ba besto. Urumva ntabwo byabura, ahubwo ni irihe banga ukoresha? Nirinda nyine abo basore nk'uko uri kubavuga, nkirinda gufunga izo ngoni ko kubivuga, communication hagati yanjye nawe ndazirinda. Nararebye muri video ngo usigaye ufunga iz'abakuze. Yalla Imana ikubabarire, gusa icyambere ni ukwifata. Byakanga ugakoresha agakingirizo. We ni kukoresha. Oya niko nigishwa. Batwigisha ko niba kwifata uzigera hera kariza abantu bubatse. RBC irabyigisha. Muri bisi? RBC. Urumva ibiganiro uba wirebera ntunareba amakuru. N'amakuru ndareba ariko nibyangirira akamaro ndabireba. Ni byiza. So iyo twinjiye muri social media harimo abastari batandukanye by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Cyangwa se no mu bandi bahanzi batandukanye ubona ari ibidashoboka rinde wakakubereye nk'umukunzi, usibye gukereye umuntu hano hanze aha nka za story batubwiye ngo mu bigori gufunga inguni, uba wumva ni nkande wakubera umukunzi ari ibintu Imana igiye kagukorera. Rero hari igihe ubona umuntu ukabona koko yagukorera, ukabona ukamureba gutya physical, ukamureba ukabona niwe wawe, ariko none bora umenya umuntu ari uko mwabanye mu nzu, sibyo? Umuntu wese mutabanye mu nzu ngo umenye imico ye, umenye imyitwarire ye, ntago wabasha kumumenya. Ariko ngiye buri muntu wese pfa kuba nkukunda, nta kindi kintu ngenderaho. Nge nagiye mu bastari. Oya mu bastari se, abo bastari bafite ababo. Nta mustari urastarira.
atasarira ngo nyagare ngo mera amababa ye cyane rwose tuba ba Juno barabasarira ba Meddy barabasariye cyaze Meddy umunsi yashatse umugore nanzi kazadushaka twese numvaga nyine atashaka umugore nawe uri mu bantu bababaye yigo we sinzi ko byagenze nanjye numvishe mbabaye ndavuga se bundi ntiyari kuzashaka wagira ngo ari kuzadushaka twese gusa ndamukunda cyane wabyakira ute kubona Meddy ashaka nibura atanashatse n'umunyarwandakazi uvuga ati nubwo atanshatse ariko ashatse umunyarwandakazi mana afite umugore mwiza cyane pe ariko ntaganze ko azashaka umugore nyine wo mu bihugu byiyo byakore sinzi igihugu umudamu we abamo ariko ni byiza cyane ndacyamukunda n'umugore we ni mwiza mana nabyakira neza nyine byari byiza pe ya ariko wumvaga ari we yagashatse ari oya ntago navuga ngo ni nge yagashatse buse ndinde uri mwiza oya nagaruka nguko byari meze gusa nyine ni ibintu byabaye ku bantu bose bagiye batungurwa ukagira ngo ntiyari kuzashaka ya aha Nzovu hari akavideo nigeze kubona avuga ati ari kuri mukobwa Side Nyashi nge yazambomoje come on naga Nzovu arakuzi uri mu TikTok hoya nabyo ndagira ngo icyo nacyo kiri mu butumwa bwatumye ngutumira kuko nabonye iyo comment ndavuga turamusaza ngoma kumunyarukira kuko ura n'umuntu tugendana nawe kuko ubona byanyorohera reka nshyitse ubutumwa Nzovu ndamukunda nkunda ibintu akora ejo narebye akavideo kiwe ari gusesera ahantu gutya ashaka kujya kwirebera match byaranshimishije cyane ndavuga nyine iyo yiziritse ku kintu aragikora niba avuze ngo ndashaka kubona umusista mbomoza biraba ntago mbese niba bashaka ajya babomora bamwemereye ariko kuri ngewe oya ngewe si byakunda kubera oya nge ntago byakunda Nzovu we birababaje umusista arakwanze haze oya abandi basista ubona basaze ati Nzovu nta kibazo na siporo nagutegera ayiwe yo gusa ntaribi ababishoboye nyine bajya bagenda ariko nk'umuntu ufana ukunda ko tuntu toto buri muntu wese dufana tujye tumutamo buri muntu wese udufana tujye tumutamo wirinda kurengera ariko umuntu nkuriya we nka Nzovu oya ni umuntu nk'abandi ni umuntu mwiza ariko kuri ngewe ntago byakunda aranashaje afite umugore afite abana afite abuzukuru oya kugira uriya mutipe ararenze muri iyi minsi arimo arabustinga kabisa ese twigarukire umuntu bita Gasuku uramuzi ni ikihe kintu umuziho Gasuku ikintu umuziho umwami w'abagore niko bamwita ubundi nge ntago nkunda gukurikirana ibintu byo kubera ko ibyinshi biba birimo ibitutsi kandi ntago nkunda biriya bintu nyine biba birimo ibitutsi niyo mpamvu iyo mugezeho nyine ndascrollinga nyumva sorry aho hari amahwa nyivuga nyine nyumva ibintu byo mitanscrollinga ntago nkunda kumukurikira ko ibintu byinshi biba birimo ibitutsi hari video nigeze kumva uvugamo ngo umwe mu bantu babifuza kuba bakina filime Papa Sava bakureba ese koko ibyo bintu yari scam urumva ubikunze cyangwa ni kwa kundi tuba tubona abantu bashaka kwikirira content oya ngewe gukina filime nabikora ndanabikunda ku bantu babikora ariko ntago ndabona uburyo bwa nyabwo bwo kubikoramo sibyo hari igihe nambonye aho nkina nakina ariko none bisaba kuba aba bantu bakinisha filime nibo byakabaye byiza ari bo we ubwe aje kukwirebera akavuga nabonye ufite impano ngwino ukine apana kuba nge nagenda nirwa mwirukaho ndakwinginze mfasha nyine wakakwishakira we nyine akavuga ufite impano ngwino ukore ufana ndero sasa kuko ntago waba ushaka gukina filime ari ibintu ukunze udafite nk'umuntu ufana uvuga ati uyu muntu rwose nanjye byanteye kuba nanjye nakunda sinema nyarwanda mbere na mbere nkunda Maya sinzi uko yitwa nde ariko yakinnye yitwa Maya yakinnye yitwa Maya muri mitsari filime ari gukina yitwa hati wate ntago ndi kwibuka neza ariko ari gukina yitwa Kate oya arazwi ugende wandikemo Maya urahita umubona n'umukobwa mwiza uzi gukina nyine ndamukunda cyane
Maya ku bantu bamuzi. Yeah. Okay, nubuhe butumwa waha abana b'abakobwa bagenzi bawe busanga ku myaka 16, 18 ugasanga agize gutya huye n'ikibazo atewe inda kandi we ku myaka we warenze iyo myaka uracyakomeje kwifata nta muntu urakwinjira ngo abe yagutera inda. Wagira bagenzi bawe yihe nama kugira ngo nabo ibyo bintu bajye babasha kubicika? Icyambere ni ukwitwararika kuko biba bigoye gufungana n'umuntu ngo nagucike. Oya rega uriya muntu cyetse agufashe ku ngufu, hanyuma agufashe ku ngufu wenda birumvikana, ariko atagufashe ku ngufu ufite kuvuga oya, sibyo? Nimwifate, mwigirire icyizere, ntihagire ubashukisha ibintu runaka, hanyuma mukoresha ubwenge, mureke gukoresha ubwenge, mukoreshe skills. Umutimba kubwahati umuntu utora akantu muri ghetto nakaguse. Oya none se kucya ko kantu utakigurira wo bwawe, kora n'amaboko yawe ukore ako kantu bagushukisha ukigurira. Kadushimira abakunzi bacu, twari turi kumwe na Nyashi kamera Nyashi nawe bahuye. Sister, gira icyo ubwira abafana bawe cyangwa se abafana bacu bagukurikirana. Mbere na mbere mwakoze cyane kuntumira hano, nishimiye kubana namwe. Ikindi mujye ku mbuga nkoranyambaga zanjye munsure, YouTube Kim Nyashi, kuri TikTok ni Kim, kuri Facebook ni Kim Mutoni, kuri Instagram ni Kim. Ahantu hose mugereho munsure kandi ewana ndabakunda cyane. Gusa ntago twasoza ikiganiro nabonye ufite gift nyinshi, amasaro, ibinombe, ntimba n'abatipa ariko bangana. Oya ibi nge ninjye uba wabyiguriye. Ninjye uba wabyiguriye. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro. Murakoze cyane.